bimeze bite ya ubonye biscuit ariko buretse imbere ya Safi reka mbanze mbereke biscuit ya bayita home cookies dutangira season icyo bayise white flour bimeze bite Ruzi biscuit cyose kandi ifite intungamubiri zihambaye ndayizi ni home cookies Ruzi ko harimo vanilla ndabizi Ruzi ko harimo shokora na brown sugar maze ndabizi home cookies harimo butter ifarini amagi amata n'ibindi byinshi biyongerera uburyohe n'umwihariko turabizi byose ni home cookies dore uburyohe mba no kumwana home cookies ya home cookies wayibonye bacuruzi musubize inyuma mufate pause mwandike zira nimero bimeze bite tureba white flour ni rocking ibisanzwe none episode ni ya mbere ndetse simwari mwambwiye ngo mukumbuye ngo season z'inya Philippine rega nta gihugu nazabajyanamo ya nyuma ya Safi Madiba bimeze bite ari kumwe na Harmonize bakubwira kwa konde bakubwira ati na miliyoni muri miliyoni yabonye mu mwe umugisha ugira inshuti maze nawe Loki umwe muri miliyoni Loki bimeze bite ndakabatuye mwese yake tureba white flour kunde boy mkiswa skio bimeze bite nakubisa gukundana n'umuntu nawe skio umugisha ugira inshuti maze nawe n'umugisha umwe muri miliyoni Loki ufite umwihariko Loki bimeze bite nakubwiye wabonye indirimbo nyinshi karo karirimbo ndakabatuye mwese abadukurikiye muri hirya no hino mu gihugu impande zose nyuma ya Safi Madiba dutangira season nshya ngo wabonye nyinshi ngo wabonye za Bridge of Love iyi Philippine nkuzaniye irahumura gukundana n'umuntu nawe okay umugisha ugira inshuti maze nawe okay umwe muri miliyoni okay ufite umwihariko bimeze bite mambo vipi take your time don't rush take your time no rush with you all night okay baby take your time don't rush I wanna go with you all night I wanna go with you all night Safi Madiba na Harmonize sinari nziko nabona uwadubanye muri byose baby you're in my kingdom in my kingdom I'm so happy back is the white flour in a million okay in a million 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 niko karirimbo gasoze twita dutangira bimeze bite first time when I saw you kamoyo kangu kalidundaga sikia Harmonize kama wanna talk to you okay bizo masakata rumbaga baby nakukunda cyane bazo mutima wanje okay and I call you my number one ubu you wanje gosh I wanna go with you all night all right gosh I wanna go with you all night bimeze bite muri miliyoni yabonyemo umuntu uhumura DJ Sami Nyagatare kugeraho n'abakiriya bawe nawe uri umwe muri miliyoni iri Nyagatare Babo muri Sinestar Gisenyi n'abakiriya bawe iyi ndirimbo ibagereho ndengeye Defa Himasisi banyamasisi namwe ndakabatuye in a million in a million okay in a million I like the way you dance come so I got younger baby come so I like the way you dance I love the way you dance bimeze bite come so okay ayo bas aha reka mbakorera umuti ubundi n'ingeshano wumva rizagwa ni nanjye headmaster w'ikigo cy'agasobanuye ndi nayitanda ya in a million bimeze bite
aha DJ itushyiramo episode ya mbere tuzajya tureba indirimbo imwe n'agapublicité kamwe byibura kuri buri episode ya Wide Flower. Bimeze bite wa mukobwa mwabonye witwa Mia muri Bridge of Love? Namugaruye suwo gusa amazina y'anyakuri ariko sinyibuka Moncheri Zone, ariko nayo nayamenye bitanu ntago byantinze. Iya no kudutangiye, iyi ni episode ya mbere ku gasizoni gashya Wide Flower, cyangwa se rwa rurabyo rwo mu gasozi nyine wa rwitaruye izindi rurahuye mu gasozi niko bakise. Bimeze bite? Tangiye hariza n'imodoka, harimo akana gato na papa na mama, ayikomere ndezi umukinnyi w'imena n'akana gato kari imodoka ya vie. Mwana wanjye umeze neza inyuma? Papa ameze neza. Hano hari neza tuje, aho baje ngo ni heza. Papa hano harashyushye ariko shaka kuvuga iki mwana wanjye n'akana? Sige na ito, tutok sa yung aircon. Sari ka nshyiraho air conditioner, reka nshyiraho ka climatizer imodoka ntabwo ikora. Papa hashize igihe yarapfuye. Sira talaga yung aircon natin. Kasi dating-dati pa kapos ng budget. Nta mafaranga dufite ahagije yo kuba twayikoresha, ni ikibazo n'umuryango. Operasyon Argente, baka Aho tugiye muri Operasyon Ardente, matagal. nituhagera tumaze gutuza byose nzabikora. Law firm. Nzamushyirayo ntuze nindangiza nshinge cabinet d'avocat yanjye umugabo umenyereza amategeko. Naho bari kwerekeza Katururi. Hindi magtatagal, magkakaroon na tayo ng chede. Umva ntabwo bizatinda, tuzahita tugura n'imodoka nshya. Muzafite imishinga myinshi, azagura akamodoka gashya. Kapito tayo. Tugiye kuhagera, urakomeza indani nuko dutangiye. Hari abari kuva ahantu hamwe bajya ahandi. Hari umujyi ngo bajyemo witwa nimba ari Paraso Ariedante. Kugera hano dore imodoka ngira mupfana. Ayo. Papa imodoka yanze gutangira, afite akamodoka kabi nka ka Victor Mundikwe. Ayaw pa rin. Oh, ingano malalim. Barahumeka, gucana biremera, byiza cyane. Uzafite imodoka ishaje arishimye n'umugore n'umwana. Bafashe inzira bimukiye mu mujyi bita Aridante, Parasos, ibintu nk'ibyo. Pabrosio na Aridante ni ku mujyi witwa. Mbega ko habaye ikirori bisa nko mu mujyi ari kwizihiza umuganura. Kugera hafi y'umujyi kandi imodoka irongera irapfa. Muzafite akamodoka gashaho cana hakurino. Parang ayaw tayo papasukin tayo. Buriya si nk'inyatsi dufite itari ko twemera kwinjira muri uyu mujyi, niko mukecuru yavuze. Mwongere muhumeke turebe. Biranga. Mukecuru avuze ati si nk'ikimenyetso cy'inyatsi. Wenda ko uyu mujyi nta mugisha twawugiriramo. Ni umugore n'umugabo n'umwana bimukiye muri uyu mujyi. Katururi bavuye muri hafi neza yo kwinjira umujyi, bari marembo y'umujyi. Bya byapa usanganitseho ngo murakaza neza mu karere ka Bugesera Kaki, ibintu nk'ibyo. Bano baje gusunika papa n'umwana. Katurore bari kwinjira mu mujyi, barimutse. Mukomeze musunike, umugore nyine niwe utwaye. Basunitse akamodoka, harabura gato ngo binjire mu mujyi. Katurore iyi ni episode ya mbere. Umukecuru imodoka arayishitura, papa dukoze umuti. Ni umugabo n'umwana we n'umukecuru barishimye. Carmela Abaigal niwe wayoboye abanditsi. Katururi Bukas sa hood. Tay, baka naman po spark plug lang ulit. Papa nanone ni karibu rateri kandi bizanye. Plug ha? Mwana ni karibu rateri uyize uti. Tayo. N'ubushize nicyo cyose twagisasa bakirodura imodoka. Hari convoy yabanyuzeho, bafunze umuhanda. Ubwo bacinjira mu mujyi hari convoy yavuyeyo. Ndagira nkurikire filime witonze. Mu mujyi Fama barinzi kibazo ki? Wala sir, Nta kibazo nyakubahwa. Paano kami? Imodoka yacu nyine yarigize akabazo tu. Attorney Dante Cruz. Ndavaka Dante Cruz. Kasi kami yan. Uyu ni umukobwa wanjye Riri Nila. n'umugore wanjye tuvuye muri Manila. Sa Poblacion Argente. Banyohereje gukora hano muri Poblacion Ano nangyari? Aridante. Sarado po go. Imodoka yabo yapfuye guverineri we. Kumbe ni convoy yerekeje guverineri. Sige. Sabi kay ikaw. Agado. Umva guverineri tugiye kubikora over. Bitambitse convoy ya guverineri. Katururi guverineri w'umujyi bahita bakora imodoka ya mbere. Umugabo n'umwavoka nibwo akigera mu mujyi ngavuye muri Manila. Manila ni mu murwa mukuru wa Philippines. Hano turi mu nzara z'umujyi kwa Mukadafu. Katururi Ma'am, bakit po? ibice bijya mbere.
itegeko rya guverineri Gobernador Julio Argente. guverineri Julio Ardante Atakaya sa niwe uri muri iriya modoka aravuze ngo tugiye kugukurura imodoka ibaze guverineri kunyura imodoka yawe yapfuye akagukubita umusada nk'uyu winjira mu modoka guverineri ibindi arabikemura abasore guverineri amuhaye ubufasha kumvuye guverineri irakomeza ni mu mujyi mu kagigi yinjiye mu nzara z'umujyi katururi umuryango wa Ardante baramutuye muri uyu mujyi papa w'umujyi arahageze ova uyu musaza guverineri bamwita papa w'umujyi umuryango wa Ardante wose uraje muzehe avuye kumbe ngo muzehe nagaje wenyine guverineri azanye n'umuryango we harimo n'ubwana buto umuryango we bamwita papa Julio cyangwa se papa Julio muzehe baramukunda hano abaturage ni umuyobozi ni guverineri yaje baramuririmba ati ni papa Julio